Murakoze cyane, nitwa Nsengiyumva Xavier, mfite imyaka 43, nakijijwe muri 97, nza gukirizwa no mu Rwanda. Ariko mbere gato, nyuma gato ntabwo ubundi kavukire yanjye mvuka muri Uganda, muri district ya Masaka. Muri Uganda niho navukiye, niho narerewe, niho nakuriye. Ababyeyi banjye papa akaba turuka mu majyaruguru, mu majyepfo, Butare. Yambyariye rero muri Uganda, ariko nza kugira ingorane nyine ambyarira mu bigirwamana. Aho nziye mu Rwanda rero, nza mu Rwanda nkoresha iyo myuka mibi mu buryo bw'ubupfumu, mu buryo bwo gukorana n'imbaraga z'abadayimoni z'amagini. Nza kugira umugisha 97 Yesu nanjyangeraho. Nabyo tuza kugarukaho gusa kugira ngo duhamirize niba koko amagini gukorana nayo bibaho, iyo myuka mibi koko niba ibaho. Natangiye kugira ubwenge, nsanga papa no mupfumu, nsanga akoresha ibintu by'imyuka mibi, abandwa terekera. Nanjye anyigisha ubupfumu nkiri umusore, anshyira muri izo mbaraga z'abadayimoni, nzikuriramo gutyo, nkorana n'imyuka mibi, ikajya inkoresha mu buryo bukomeye cyane bwo kuba mu bandi, bwo kwiba cyane cyane mu masoko, gute cyane. Iyo tubwiye iyo myuka mibi yari maji, hari ibintu tujya tubona nago gasanga ni nka maji. Mwakoranaga mute? Wararaguraga, waraterekeraga, cyangwa yakoraga wari mu maji sebire unavuga ngo afite izindi mbaraga zimukoresha? Nakoreshaga ibintu byo kuragura kuko na papa yari umupfumu. Yego. Kandi papa niwe twakundaga kujyana mu bigirwamana cyane iyo twabaga tugiye nko mu mashamba kujya guterekera ibyo bigirwamana. Twavayo tukaragura, twamara kuragura ubundi nkajya nkoresha ibintu byo gukoresha by'imiti, nkajya mpindura nk'ibyo bita ngo guhindura amafaranga muri ubwo buryo. Nkatera abantu imiti, ubwo ubwenge bukagenda, nkabatwara ibyabo muri ubwo buryo. Aho none nashakaga wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nkorana n'imyuka mibi nari mfite imyaka kuva mu myaka 10 gukomeza kugera aho Yesu yamfatiye ngize imyaka 20. Aho niturahagera. Ariko se tubwiza ukuri koko, tubwiza ukuri Xavier, ubwawe iyo myuka mibi ngo uteye nk'abana imiti, uhinde amafaranga, ibyo bintu kugira ngo n'abadukurikiye kuko ari gihe tujya tubona hano mu mujyi wa Kigali tukabona abantu barimo guhindura amafaranga, umuntu ngo yagiye mu icupa, ngo umuntu ngo yihinduye, ngo umuntu ngo yateye ibiti, umuntu amutwara amafaranga. Izo mbaraga wazivanaga hehe zabagaho koko? Izo mbaraga nyine twazivanaga mu myuka mibi, mu bigirwamana nyine, kwa kundi abantu bajya bajya ikuzimu bakavanayo ubundi bubasha. Twagendaga rero dufite uburyo twajyaga tujyayo, nkuko ndi bugende mbibasobanurira kuri uyu murongo wa radio. Oya, reka tuguhe umwanya dusobanurire ibyo bintu, turabishaka ko dufite amatsiko yabyo, tuze no kugenda tukubaza. Byagendaga bite? Ntangira rero kubasobanurira cyane kuko nkunda gutangira ari uko mbanje gusenga, kuko Imana yankuye ahantu hakomeye cyane. Kandi iyo tuvuga imbaraga z'Imana dusanga kenshi cyane hari n'izindi mbaraga zibigirwamana zinakora kandi zifite ububasha, usibye ko zibutarengeje ubw'Imana. Reka dusenge umwanya muto. Yego. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, uyu mugoroba mwiza turagushimiye cyane kuba duhagaze kuri radio Nkoramutima. Mana, washimye yuko duhagarara kuri iyi radio, tuyihagazeho tutaje kwiyamamaza, tutaje kuvuga ibya politiki, tutaje kuba tutangaho ubuhamya kubw'ibibi twakoze, ahubwo akaba ari ku ineza yawe twaje kwamamaza umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ubu buhamya tugiye gutambutsa kuri radio Nkoramutima, abaduteza amatwi bose, abumva iki kiganiro kibakoreho kandi kibagirira umumaro, bumva aho imbaraga z'Imana ziri, bumva aho Imana yadukuye kadukura mu bigirwamana ikaduhindura abakozi b'Imana. Uyu mugoroba mwiza rero Mana, abana natwe, Mana uducira inzira, Mana wigaragaze nk'Imana, utsinde imbaraga z'imyuka mibi, kandi ukomeze guhabwa icyubahiro. Umwanya turi bumare hano tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ntangira ubuhamya rero, navuze ko nitwa Nsengiyumva Xavier, nkaba naravukiye muri Uganda muri district ya Masaka. Kuvuka kwanjye rero naje kusanga ababyeyi banjye bakora uwo mwuga w'ubupfumu.
papa yanyigije rero mu bupfumu mfite imyaka 10 ntangira kumukurikira tukajya tujyana mu bigirwamana hirya no hino aho agiye kuragura iwacu mu rugo mu muryango twari twarubatse utuzu tw'ibyatsi mu rutoke aho abenshi bajyaga bakunda kuza badusanga natwe twarangiza tukajyayo kwiherera kujya gutambira bya bigirwamana bo rero wari uzi kubibyinira twari tuzi kubyinira ibigirwamana cyane ariko Imana ishimwe ubu tuzigaye tubyinira umwami w'abantu nokuri ariwe Yesu Kristo kuko abami ni benshi cyane hari umwami w'abami Yesu Kristo hari n'abandi bami ariko twe turashima Imana ko tukorera umwami Kristo bo ibyo bigirwamana rero uburyo twanjiye mu myuka mibi ikomeye bifite ibyiciro twagiye tugenda tunyuramo ubuhamya bufite ibyiciro nka 3 uburyo twakoreye ibigirwamana uburyo twagiye ikuzimu uburyo twamiriyeyo inzoka 3 uburyo twakoranye n'imyuka mibi mu buryo bukomeye cyane uburyo twanywereyeyo igikopo cy'amaraso cyuzuye n'uburyo twagiranye isezerano n'abadayimoni ariko se koko Xavier wowe ubwawe wigiriye kuzimu nubwo nuza kubitubwira wagiyeyo nagiyeyo shitani warayibonye shitani naramubonye ndetse tugirana nawe ikiganiro baraza kubitubwira cyane bidukunda turakora igice kimwe cyari tuzakikora bwa kabiri ntacyo bo ubwo rero ubuhamya nkuko maze kubivuga mu kanya bufite ibice 3 uburyo twakoranye n'imyuka mibi n'uburyo twagiranye nayo amasezerano n'uburyo Yesu yaduhamagaye akatuvana muri iyo myuka mibi n'uburyo yatuvanyemo za nzoka 3 n'aya maraso yose akayavanamo n'uburyo aho tugeze ubu ngubu Imana idukoresha bo muri ibyo bigirwamana twari abantu bakomeye duhere ku gice cya mbere uburyo mwakora imyuka iki cya mbere kidusobanurire byibura nk'iminota nk'10 byibura bo muri ibyo bigirwamana uburyo nasanze papa bikoresha akanshyiramo nanjye nkaba umukozi kimwe nawe abantu bajyaga baza ari benshi baje gukurikirana kwivuza baje gushaka imiti baje gushaka ko tubahanura tukababwira ibibariho n'ibizababaho muri ubwo buryo rero papa yagiranaga abandi bapfumu akorana nabo muri uko gukorana nabo bapfumu rero bakomeye harimo abandi bapfumu bari bafite ibigirwamana nabo bikaze birimo kuroga birimo kubandwa birimo guteza abantu umwangaro birimo guteza abantu inkuba zikabakubita ku manywa izuba riva ibyo nibyo byatumye nkumbura cyane kugira ngo nanjye ninjire muri izo mbaraga nanjye menye kuba nakora ibintu bikomeye cyane muri ubwo buryo kuko cyane cyane iyo umuntu abirimo abona ko ari ibintu mbese by'agaciro gakomeye cyane kuko igihe cyose umuntu ari mu mbaraga z'umwijima abona ko ibyo akora ari ukuri kugira ngo menye rero ko ibyo ukora ari amafuti keretse umwami Imana akugiriye ubuntu akakuvanamo bo abo bapfumu rero bakoranaga na muzehe wanjye byabaye ngombwa ko tugirana nabo ikiganiro baza kumpamagara barambwira tuzaze turashaka kukwereka ahantu hari imbaraga kandi hakaba n'Imana byabaye ngombwa ko tujyayo banjyana mu marimbi zari twabanje gutaramira ahantu banjyana mu marimbi 8 z'ijoro hari abantu benshi babaye Bugande banahaze ugenda tubura ati banjyanya ntanga kujya n'umuntu hazi wagiye Buganda tubwira ati ahantu koko ndahaze ahantu ugenda batubwira urabona ahantu jewe banjyanye kubera yuko jewe mvuka Masaka ahantu bita mu Budu mu bice bya za Kinoni cya Maganda aho rero muri za Kinoni cya Maganda hari ahantu bakundaga kujya bashingura nk'abantu niho twagiye muri ayo marimbi yaho ngaho ahantu bita cya Kanyomozi muri Kinoni bo banjyanye rero 8 z'ijoro tujya mu marimbi dufite urujyo ruriho amakara yaka umuriro muri izo 8 z'ijoro ngo tugere mu marimbi hagati bantegeka gukuramo imyenda yose nabo bakuramo imyenda basigara bambaye ubusa nk'uko bakavutse nanjye ndabikora ngo mare kubikora rero bafata icupa ryarimo imiti
barangije iyo miti barambwira ati iyi miti uragenda uminjiramo gahoro gahoro muri aya makara yaka umuriro uko imyotsi igenda itumuka utega amazuru ikwinjiramo noneho turaza kumanuka tugera ahandi hantu turahasanga umwami uwo mwami nitugerayo turamusaba icyo dushaka mu by'ukuri tugikorera satani twari tuzi ko ari umwami ariko Imana ishimwe twabonye none icyo gihe wari umeze gute bakubwira gukora ibyo bintu ukinjira mu irimbi wari umeze gute wumvaga ntabwo ufite icyo gihe kuko nari kumwe nabo kandi bitewe n'imbaraga nababonagaho numvaga nta kintu nshobora kuba kuko numvaga ari abahanga cyane ahubwo mwumva mbigiriye amatsiko cyane hari ahantu gato yenda mbere ko dukomeza watubwiye ngo wari ufite imbaraga zo gukubitisha abantu inkuba iyo tubonye nk'abantu inkuba zikubita aba ari imyuka mibi inshuro nyinshi akenshi nk'uko jyewe mbizi birashoboka ko wenda atari akenshi cyane ariko noneho hari imbaraga zituruka ku myuka mibi zimanura inkuba ku buryo zimanura inkuba n'imvura itanaguye nawe warabikoraga se kureba uti kanaka nshobora kumutereza inkuba ikamukubita agapfa ubwo buryo nari ntarabugeraho bwo gukubitisha abantu inkuba kuko biri mu rwego hari inzego n'ibyo byasabwaga n'amasezerano mwagiranye uko ugenda utunganya ibyo bagusabye ukagenda ugera no ku byo ugomba gukora mugeze mu irimbi rero dukomeze tugeze mu irimbi rero ngo mare ako gacupa n'igihe bagahaye imiti nyisukamo maze kuyisukamo noneho barambwira ngo ubu tugiye gutangira guhamagara izindi mbaraga batangira guhamagara imyuka mibi bakoresheje indimi ntazi noneho ngiye nta kigande wumvagamo nta cyongereza nta n'ikiswahili ahubwo numvaga ibintu gusa by'indimi zidasobanutse ariko se abo bantu ubonaga ari abantu unareba ukabona byibura ari abantu banakeye cyangwa ni bari bapfumu ubona abaturage kamvuge ngo batinde bari abantu ubona bafite n'ubushobozi abo bapfumu bari bafite ubushobozi kuko ibyo bakoraga byose byabahaga amafaranga bigatuma babaho neza ubwo rero maze gusukamo ya miti hazamuka ikintu mu irimbi cy'ikidayimoni ngiye kwitegereza icyo kidayimoni bari bambwiye ngo nugira ikintu ubona ntugire ubwoba maze kwitegereza icyo kintu cy'ikidayimoni kuko cyaje gifite ishusho ijya kumera nk'iy'umuntu ariko none ishusho wareba mu maso ukabona ni ibintu by'ibinyama bitonyagurika gisa nk'ikintu cyaboze kandi cyambaye ubusa inyama zose zitangiye kugenda zivaho zishishuka ubona gisa nabi cyane kuko ntari mbimenyereye cyazamutse kivuye mu irimbi ngo kimare kuva mu irimbi ngira ubwoba nigiye inyuma abo twari kumwe bitura hasi ariko mbere y'uko bitura hasi cyabanje kugenda kibahuhamo umwuka uwo gihushe nkabona aritura hasi mu bantu mwari muri kumwe se mu bantu twari turi kumwe bamaze kugwa hasi hashira iminota 30 numva abantu nta muntu uvuga nanjye ahondi nayobewe ibyabaye ngombwa rero ko mpaguruka nkajya kubakangura kuko nabonaga bugiye gucya kandi nibucya abantu bari butubone twambaye ubusa numva ngize ikibazo ngo mare kugira ikibazo rero biba ngombwa ko njya kubakangura ngiye kubakangura nkora kuri umwe muhamagara nsanga nta muntu n'umwe ukifite akuka gahumeka bose batavuga naho ibintu iyo bamaze guhamagara iyo myuka mibi nta muntu ujikuzimu n'uyu mubiri we ahubwo iyo umaze kwinjirwamo n'uwo mwuka mubi uhita witura hasi noneho ikintu bajyana ikuzimu ni roho yawe ukajyayo mu buryo nk'uko warota uri ahandi hantu ubwo baragiye baragusiga ubwo baragiye baransiga noneho cya kigabo se cyarasigaye hehe cya kigabo kimaze kubahuha cyahise kiburira muri bo noneho ngo kimare kuburira muri bo noneho jyewe ya minota nje kubakangura mbonye batarimo kwitaba ndategereza gatoya ngo ndebe ikiri bukurikireho ngiye kumva numva baritsamura ngo bamare kwitsamura barambaza ngo wabonye iki ndababwira ntige nta kintu nigeze mbona barambwira ati turagutsinda hano kugira ngo utazatumenera amabanga bavuze kuntsinda aho ngaho ndirukanka ngo nirukanke mbatanga kugera mu rugo baza bankurikiranye baza barambwira ati rero kugira ngo noneho ubashe guhabwa ububasha iriya nzira twakunyujije ntabwo yari iyo
twabonye ko wayigiriramo ibyago n'amakuba niyo mpamvu wanahunze vayo tukwereka iyindi nzira noneho. none se papa we yarabizi icyo gihe ko yari umurozi ukomeye, yarabizi? Papa ntabwo yari abizi kuko ntawe wabijyagamo ngo azamene n'amabanga. N'ubu ngubu impamvu tubivuga ni ukubera imbaraga ziri muri Kristo twahawe. ntawe ugiyeyo ushobora kubibwira undi, ntawe ugiyeyo ushobora kubibwira undi, ndetse n'umugore wawe ntashobora kubimenya. Usibye kuko ubona gusa ibyo ugenda ukora kuko akenshi abajyayo hari igihe bagirana amasezerano n'ibigirwamana nk'ubugena ni naragira urahagera uri buhagere nuko rero bati ahambere ntabwo hari afite imbaraga ati vaye tukujyana ahandi. Cya kabiri bantumye igi risaguka ku yandi magi. Bwa mbere wajyanye urujyo ruriho umuriro twari kumwe nabo ubwo turazamuka nyine. Bwa kabiri bagutumye noneho iki? Bwa kabiri bantumye igi bantuma n'ingata. Ibikoresho bagiye kuvoma se bantumye ingata nari narabisobanukirwa ibintu ngiyemo. Ibintu bya shetani biratangaje cyane ni kimwe n'iby'Imana. None rero ngo bantume ingata n'igi dukoresha nanone ya sisitemu yo kuzamuka saa 8 z'ijoro. None kuki mwagendaga saa 8? Ni ibanga ryabo cyangwa? Impamvu twagendaga saa 8 kwari ukugira ngo nihagira umuntu umanutse akajya hariya hasi kuzimu hatagira umuntu uhanyura akabona ya mibiri irambaraye, kuko iyo roho yamanukaga ikuzimu hejuru basigaraga ari imirambo. Noneho iyo wajyagayo bakanagukoresha bizamine bikakunanira ya roho wa mubiri ntiwawusubiragamo. Ni ukuvuga ko ya roho bayishyiragaho ukajya ukora mu buryo bw'imyuka mibi, noneho abantu bahanyura bagatoragura wa murambo bakajya nko kwa muganga bagapima bakavuga ati runaka bamwishe naho wahotoye na ya myuka mibi. Ni ukuvuga rero impamvu twajyagayo saa 8 ya mirambo inshuro nyinshi ikunze kurangishwa yabuze ba nyirayo. Abenshi bapfuye muri ubwo buryo. Abenshi hari imirambo itoragurwa bakarenganya abantu ati runaka bamwishe muri ubu buryo, naho yagiyeyo ya roho bakayigumisha ikuzimu bugacya bagatoragura umurambo. Komeza none uburyo noneho impamvu yo kujyayo saa 8 baba banga kugira ngo hatagira umuntu wanyura. Mbese ni isaha y'igicuku abantu baba baryamye, nta muntu ugendagenda cyangwa nta muntu ujarajara. Niyo mpamvu bajya n'ahantu hihishe, kuko muri izo saa 8 z'ijoro nta muntu ujya mu marimbi, nta muntu ujya ku kiyaga, kuko bwa kabiri jewe bajyanye ku kiyaga. Banzo here bagutumye noneho ririya gi ndarijyana ngo mare kurijyana ndaribahana yangata, bafata yangata bashyiramo ryagi turi kuri icyo kiyaga. bashyiramo bwa kabiri bakujyanye ku kiyaga ufite igi n'ingata. Cyari ikihe kiyaga kugira ngo n'udukurikiye avuga atari ko hari ndahazi? Cyari ikihe kiyaga? Cyari ikiyaga cyitwa Narubare. Narubare rero ni ikiyaga cy'imyuka mibi cy'ibigirwamana. Abagande bakunda kujya kuri icyo kiyaga gusamira no kubandwa no guterekera kuri icyo kiyaga. N'uyu munsi wari iki kiyaga? N'uyu munsi wa none icyo kiyaga kiracyahari. None rero impamvu twajyaga iyo saha kwabaga ari ukugira ngo twikize abantu, kugira ngo batatubona tuzamuka tuvuye aho hantu, cyane cyane ko rimwe na rimwe twazamukaga dusukundi kuntu twahindanye. Noneho ngo ngere ku aho ngaho kuri icyo kiyaga na ryagi na yangata mbihereza umupfumu ahita asukaho imiti, arambwira ngo hita ukuramo imyenda. Nkuramo imyenda nka cyagiye mu marimbi. Noneho maze gukuramo imyenda nyikize ku ruhande, arambwira ngo nage iyi ngata muri iki kiyaga, ngo numara kuyinagamo hanyuma uhamagare ibigirwamana. Ambwira ibigirwamana nahamagaraga amazina yabyo. Noneho ibyo bigirwamana nahamagaraga mu rurimi yarantegetse, usibye ko atari byiza kuri radio kuvuga kuko hari ahantu ngenda mvuga ubutumwa abantu abenshi bakambwira ati waturangiye iyo nzira tukareba ko twakwikurira ifaranga. Uyu munsi wa none n'ahantu dutoye ajya avuga ati umuntu agikuzimu ubone igikono bajya gushaka ngo cyane umuntu akakubaza ati umuntu agikuzimu akabona ifaranga. Uraza kutubwira nabyo urabigeraho cyane utangiye guhamagara. Noneho ngo ntangire guhamagara bigenda nka kwa kundi
muri rya rimbi. Idayimoni rero cyazamutse cyo kuko bariya bapfumu babwiye Satani mu buryo bwabo biherereye aturiya mugabo ni mu mutinza ntazabasha kudukorera kandi turabona ashobora kuzagira ubutwari pe. Noneho rero muri uko kunagayo yangata hazamutse noneho dayimoni ngo imare kuzamuka yari imeze ite, yaje muri ya shusho ya yindi nabonye kuri mu marimbi. iva mu mazi se? Iva mu mazi izamutse igiye kungeraho numva nk'umuntu wafata umunwa akawubumbura igipande kimwe hejuru ikindi hasi. Ya dayimoni mba ndayimize numva yibyize mu mihogo, numva iguye mu nda. Ikimara kugwa mu nda numva wari uhagaze ku ruhande arambwiye ngo uhawe imbaraga, icyo uzajya udusaba cyose uzajya ugikora, icyo tugutegetse cyose ubwo ubaye wacu. Ubwo iryo ni isezerano rya mbere ryari riri aho ngaho. Nkimara kubona rero ibyo bibaye, nanjye nabaye nk'umuntu usa nk'umuntu usinze inzoga. Numva umuyaga urahushye nitura hasi. Ubwo ndi hejuru ku ruhande ku nyanja, sinigeze ngwa mu mazi hagati. Noneho ngo mare kugwa ku ruhande ngiye kubona, kandi ubwo ngiye mwiyereko mbona amasikariye, mbona ntangiye kumanuka njye ikuzimu. Uburyo abantu bajya muri ikuzimu, wabonye amasikariye avuye mu mazi, avuye mu mazi. Noneho rero abajya ikuzimu bo babona sikariye zivuye ikuzimu, ariko abari mu Mana babona sikariye zizamuka zijya mu ijuru. Noneho muri uwo mwanya nkimara kubona urwo rwego ruvuye ikuzimu, barambwira ngo inzira irabonetse, mpitamanuka. Numvaga ngenda n'uyu mubiri. Urabona nk'iyo umuntu ari mu kurota, ari mu nzozi, hari igihe ushobora kurota wirukanka. Iyo wirukanka bundi uba wumva n'umubiri wawe muri kumwe mukorana. None wabonye sikariye warebaga aho ugiye cyangwa? Aho ngiye uko nagendaga amanuka niko narushagaho kubona aho ngiye. Ariko umubiri ubwo uri hejuru, ari ubwo ngiyeyo mu buryo bw'imyuka mibi kugira ngo mpabwe kondisiyo n'amabwiriza n'amasezerano y'ibintu nzakora ku isi, ariko inama nyivana ikuzimu. Ngo ngere hasi rero mpasanga umudayimoni. Noneho wahagenze nk'urugendo rungana gute umanuka? Nta n'iminota yarenze 5 nahise ngera hasi. Ngeze hasi mpasanga umuntu w'umudayimoni. Banza dushushanyirize hari hameze hate aho hantu, ibyo byose wari winjira? Nibyo nshaka kugeraho. Ngeze mbere yuko ninjira mo ikuzimu neza, hari ushinzwe abinjira, wakira abantu binjiye bavuye mu isi. Noneho ngo ngere aho hasi mpasanga uwo mudayimoni, ariko afite ishusho uruhande rumwe asa n'umuntu, wareba urundi ruhande ukabona amaboko n'ay'igisimba, mbese ugasanga ni ibintu byishushanyijeho. Mwamwe mukunda kureba kugira ibyuma bihambaye cyane, mujya mukunda kubona hari utuntu tujya tunyuraho tukatuniza ukuntu, ukabona umutwe n'uw'umuntu ariko amatwi n'ay'igisimba, mbese cyishushanyije muri ubwo buryo. Kirambaza ngo waje kwenda iki hano? Ndakibwira ni genda ashaka kuba umugabo. Yari afite biro, yari afite ikintu yakwakiriye wamuhingukiyeho? Yari ahagaze ku muryango gusa. Hari umuryango wo kugisa. Umuntu akomanga, yamara gukomanga akamuha karibu. Icyo nibaza, hari umuryango ubona nk'ahantu hateguye nka reception, aravuga uti ngaho bari kunyakira, hari cyane uwo muntu yarari. Uburyo nahabonaga nyinjira, nabonaga nabonaga nk'ikibambasi. None icyo kibambasi njya kurangiza intuza amasikariye, mbona kivuyeho. Noneho kivuyeho mbona wa musirikare wo kuri iryo rembo ry'ikuzimu. Noneho uwo musirikare arambaza ngo waje kwenda iki? Ndamusubiza nti jyewe ndashaka kuba umugabo ukomeye cyane mu gihugu. Bari babikubwiye se cyangwa? Nta muntu wari wabimbwiye, gusa ni jyewe wabishakaga. Yego. Kugira ngo nanjye mbe umuntu ukomeye mu gihugu cya Uganda, n'abantu bazajye bantinya, mbese nkora ibintu bikomeye cyane. Kandi ikindi nasabaga kuba ndi umugabo ufite imbaraga zihanitse cyane, ku buryo ibyo nashakaga nawe byamunejeje cyane. Arambwira ati karibu injira, manuka ujye hano hepfo bagukoreshe ibizamini, nubitsinda imbaraga ushaka turaziguha. Cyane cyane turabona ko ushobora kuzaba n'umukozi ukadushakira abayoboke, kuko hari umugabo hariya ku isi bicara bavuga ukomeye cyane, atumazeho abayoboke
kandi natwe turashaka abayoboke. niyo mpamvu rero dushaka kugutuma hirya no hino ukajya kugarura abantu ubatuzanira, ubayobya, ubakura kuri uwo mugabo bakunda kwita izina nta atinya kumusobanura, kuko ikuzimu batinya Yesu cyane. niyo mpamvu tuvuga mu izina rya Yesu abadayimoni bagahunga. maze kugera aho ngaho banyohereza ahantu ngomba gukorera egizame. ntarahashika neza mpasanga izindi roho. ubundi hari akantu nari nasimbutse gato, iyo iriya roho imaze kugera ikuzimu bakwambika ishusho y'umudayimoni, nawe ugakora uri dayimoni. noneho n'ibizamini ukora ubikora uri dayimoni. dayimoni dushushanyirize, iyo imeze gute? dayimoni nakubwiye uburyo iba imeze. wari nk'agapusi, wari nk'ingwe, wari iki? icyo gihe jyewe nabonaga ndi umuntu, ariko jyewe bitewe n'abo nasanzeyo ukuntu basaga, noneho nabonaga bo basa uruhande ukabona ni umuntu ushobora kumumenya. hano ntaratandukira cyane, hari n'abantu bajya bakunda kumbaza atese ko wagiye ikuzimu. hakaba hari abantu bajya ikuzimu bakatubwira ngo yabonyeyo runaka aha hantu ntaraharenga. ndashaka kubanza kukavugaho gatoya ko nta muntu ushobora kubona ikuzimu ngo uzamumenye. niyo mwaba mwamanutse muri kumwe hahandi nasikara bumva kuvuga ngo kanaka ajye kuzimu, kanaka yaramo akaravuga ati bagiye babonayo, nta muntu wajya ngo umumenye. nta muntu ushobora kujyayo ngo umumenye. impamvu ni iyihe? iriya si ntabwo ari isi y'abantu bazima, ni isi y'imyuka mibi, cyangwa se ni isi y'abapfuye. nta muntu muzima wajya mu isi y'abapfuye. nta shusho ifatika ibigaragara ku muntu. nta shusho ifatika ibigaragara ku muntu. ese haba hari amatara haka, hari umwijima? iyo hageze hagaragara nka urabona nko mu masaa 8 y'ijoro, hari ubwo ugera ahantu hari umwijima, hari naho ugera ukabona kivuyeho umucyo uraje. ibyo bashaka kugukorera bakwereka uzakorera muri iyi si, nibwo basa nk'abagukora ku maso, ugasa nk'uhumuka, ukabasha kubireba neza kugira ngo nuzagera mu isi utazabikora nabi ukabyitiranya, ejo bikazaguhitana cyangwa bakazabura umusaruro. dore ko inyungu yabo nyinshi cyane ari umusaruro wo kugira ngo babone abayoboke. ugezeyo ugiye mu kizamini? ngezeyo ubwo sindizira mu kizamini nyirizi. ubwo nsanze ya myuka nayo imaze guhabwa izindi shusho, hacanywe umuriro mwinshi, barimo bazenguruka wa muriro, biziritse ibintu by'ibintu bimeze nk'ibigufa mu nda n'ibizogera, barimo babyina cyane, Satana bahagaze ku ruhande. none se umuntu ari umugore wamubona ukavuga ati uyu ni umugore, uyu ni umugabo? ikuzimu bose baba bafite ishusho isa, ntabwo ushobora kumenya ngo uyu ni umugabo, uyu ni umugore, keretse uwo bari bukuzanireho nk'intuza nk'icyigisho, nibwo bagukora ku maso, noneho akazira mu ishusho y'umugore kandi ari dayimoni. usanze bacanye umuriro, shitani waramwiboneye icyo gihe we yari ari he? banza tubwire kuri iyo ngingo. kuri iyi ngingo rero nsanze bacanye umuriro, noneho abari bazengurutse uwo muriro nabonaga bari nabonaga umubare ari nka 6. noneho abo 6 nkabona bambaye ibintu ku maboko, ku maguru, mu nda. mbona Satani ahagaze ku ruhande, mbona arababwiye ati muzenguruke iri joro. ubwo zari saa 8 z'ijoro. saa 8 z'ijoro niho Satani akunda gukorera cyane. njya akunda kubwira n'abantu iyo saha kuva saa 7 z'ijoro na saa 8 na saa 9 ko umuntu agiriwe ubuntu yahita abyuka, byibuze agakubitaho nk'amasengesho, byibuze nk'iminota 10 cyangwa 20, uwo byashobokera no kurenza, kuko ni isaha mbi, ni isaha Satani akoreramo, ni isaha Satani atereramo ingo z'abantu, cyane cyane imiryango y'abantu b'abakristo. abantu bakorera Satani nyirizina ntabwo Satani abagendaho cyane nkuko agenda cyane ku bantu b'Imana, kuko aba bantu abarabe nyirizina aravuga ati aba nabacu igihe tuzabashakira tuzababona. usanze bamwe bari kuzenguruka umuriro, Satani yarameze ati kuko urumva ne muntu mukome niwe boss warura aho ngaho, wabwiye n'ikigari Satani wabibwiwe n'iki?
uburyo nabibwiwe ko ari we shitani none ngewe naje kubisobanukirwa nyuma aho Imana imaze kumpamagarira kuko nari nzi ko satani ari we Mana noneho ngewe nari nzi ko ari Imana ariko nkamenya ko ari Imana ituye ikuzimu ariko noneho kuko twakundaga gusenga nyine bisanzwe mu idini rya Katolika bakatubwira ko Imana iba mu ijuru ariko nabo tukavuga ati n'ubundi nawe wageze mu ijuru ntibaza ahantu iba noneho kubera ko ngewe nabonye satani kuzimu noneho ngira ngo niyo Mana no kuyikorera kose nayikoreraga nzi ko icyo twibaza uwo mwanya ukihagera barakubwira ati nguyu bose nguyu ukuriye aha hantu wa wundi wari ushinzwe irembo ushinzwe umuryango yarambwiye ati nugera hariya hepfo urahasanga databuja uwo databuja nuhamusanga niwe uri buguha amabwiriza y'ikintu uri bukore njye narahabwa amabwiriza nabanje kubanza kwitegereza kugira ngo mbone uko ndi bukora amabwiriza noneho babandi arababwira ati muzenguruke uyu muriro kugira ngo muhabwe izindi mbaraga muzajya gukoresha ejo cyangwa muri bujyane hirya no hino impande zinyuranye mbona batangiye kuzenguruka cyane bazenguruka cyane noneho mbona umwe ananiwe mbona satana amuturutse inyuma aramukubise aguye mu muriro mbona arasetse cyane ngo mu kiha giseka cyane aravuga ngo sinakubwiye ngo nta muntu unkorera ugira ubwoba ngo murimo murajenjeka ku murimo ntabwo muzi kuriya mugabo ku isi urimo kuvugwa igihe cye cyegereje cyo kugira ngo agaruke gusa kozi w'Imana nababajwe nuko maze gukizwa twebwe abakristo usanga twaragezaho twibagirwa ko Yesu azagaruka ikuzimu bo nyirizina bakaba bazi ko Yesu azagaruka bo badutanze kera kumenya ibya Yesu no kumenya imikorere ye nabo barimo kurwana bakora bashaka abayoboke niyo mpamvu bagenda bagaba ibitero mu buryo bunyuranye bakateza ubusambanyi uburiganya ubujura ubwicanyi kugira ngo banamuremo abantu ibyiringiro n'imbaraga zo kugira ngo bazabashe guhagarara imbere ya Yesu uwo muri bamusurutse mu muriro ngo bamare kumusunika nditegereza bamare kwitegereza wari utaravugana nawe ariko nari naravugana nawe maze kwitegereza ako kanya arangije arambwira ngo wowe ngo hano ntabwo uri bukorere bizamini wigira imbere gato mba nigiye imbere gato ndagenda nabonaga ndi mu kugenda nkuko wagenda n'amaguru yawe rwose nkabona nsa nk'umuntu uri mu mubiri niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bagera ahantu barangiza bakavuga ati ngewe rwose nariyo nahamaze ntabwo wari ufite nkumva ushaka guhita wakwigarukira wavuye kirazira cyane kuko uwo nasanze ku muryango yari yambwiye ati nugira ubwoba aha hantu ntabwo uri butahe ubwo rero byabaye ngombwa ko nanjye nihagararaho kandi yarambwiye ngo ntabwo imbaraga uje gukenera ahantu uri buzibone biba ngombwa rero ko nanjye nshyiramo akagabo dore ko cyane cyane nari nkeneye n'amafaranga kandi mu byo nasabaga agafaranga rero muvandimwe niko washaka gatumye abantu benshi avuka bo none ngo ngere imbere gato satani yabanje kumbwira ati uri buhasange umuntu uri bukwakire ntabwo tujya dukoresha umuntu tutagiranye amasezerano tugiye kuguha nuyemera turi bugukoreshe nutayemera ubwo ibyo waje gusaba ntabyo uri bubone bo mba nigiye imbere ngiye kubona mbona agakobwa kaje kansanga ako gakobwa kari gafite igikombe mu ntoki kiye kwitegereza mbona karaje kari kambaye akajipo kagufi cyane mbese kasataguye impande zose ariko hano kagafashe mu nda kamunyunyuje cyane ariko hasi ari kigali gutya kakajya kazenguruka gutya ukabona ya myenda gutya irataraka ahantu hose noneho yari umuzungu se yari umwirabura nabonaga gasa n'akazungu arase iyo ugeze ubona birabura ukabona ko ari abirabura ukabona bazukorana abazungu biterwa n'ishusho bakuzaniye iyo ariyo niyo mpamvu ubona bamwe bagera ikuzimu bajyanwayo muri ubwo buryo babereka ibyo baberetse bakavuga ati nabonyeyo abantu nabonye inganda nabonye iki akaza abibwira abantu ndetse ejo bundi mu gihe umuntu ashobora no gutegereza akamara igihe kirekire cyane ntabwo bakurengereje iminota 30 iyo ugeze kuzimu
iminota umarayo ni 30, iyo irenze 30 harengaho nk'iminota 5, ariko muri iyo minota umazeyo bakwereka ibintu birebire, amateka maremare ku buryo ushobora kuvayo ukabwira abantu ni jyewe namaze kuzima imyaka 3 kandi ari iminota 30 gusa. Ukabona n'ibintu birebire wakoze. Uzarebe iyo umuntu ari mu nzozi, abahanga cyane bize ibyo bwenge batubwira ko nta muntu ushobora kurota inzozi ngo azimaremo amasegonda 6. Iyo warengeje amasegonda 6 ukajya mu masegonda nk'icumi uhita upfa, ntabwo ugaruka, uhita kandi ubona waramaze kumara. Noneho iyo ugeri muri ayo minota, muri ayo masegonda 6 uzarebe ushobora kurota wasuye imiryango, wagiye ibunaka, watembereye, mwaganiriye, ukabona n'igihe kinini cyane, ukabona ni nk'umwaka wamaze. Tubwire rero uri ikuzimu k'agakobwa karaje. K'agakobwa karaje ubwo kaba kazanye igikombe. Numva wa mutware wabo Satani aravuze ngo icyo gikombe cyurimo amasezerano, ngo kandi ugomba kukinywa ukakirangiza kugira ngo tumenye ko uzaba intwari kandi ukazatubikira amabanga. Cyari kimeze gute? Igikombe ni igikopo kino tubona cy'igiparasitike yari itasi, cyari kimeze mu uburyo cyari gishushanyijemo, cyari gishushanyije uburyo ubona forome yacyo kimeze nk'ikirahure, ariko noneho wajya kureba ukabona icyo gikombe atari plastique, atari n'ikindi kintu, ariko gishushanyije mu buryo bw'ikirahure, nta mukondo cyagiraga kuko yaraje agifatishije amaboko abiri. Noneho arambwira ngo akira, nitegereje mbona na amaraso. Wavugaga muri rurimi, yakubwiye muri rurimi? Ururimi twavuganaga ikigande kuko numvaga. Noneho kuko nari narahabwa isezerano ngo ntangire mvuge nabo mu birimi byabo bikaze. None rero icyo gikopo nitegereje nsanga cyuzuye amaraso, sa nk'umuntu wikanze. Agakobwa mbona kankanuriye cyane, kandi uburyo nakabonaga nakubwako kari gateye ubwoba, kuko nabonaga ari agakobwa kaje kambaye ibirenge nta n'inkweto kari gafite. Nabonaga inzara zako ari inzara ndende ku buryo nabonaga urwara rwaresha na bike. Noneho nkabona za nzara afite zisiza amaraso. Nabonaga amaraso nk'uko wabona ibintu bitukura, ariko menya ko ari amaraso. Noneho nkabona iminwa isiza amaraso, nkabona hano ku maso kungohe hasiza amaraso. Noneho inzara z'intoke nazo nkabona zirangana na bike, kandi nabona gutyara kwazo nkabona zirasa nk'icyuma. Noneho kagira gutya ngo iki gikopo urakinywa kugira ngo tugirane nawe amasezerano. Noneho nsa nk'ugira ubwoba, ngize mbaye nk'ushaka kugira ubwoba, karambwira ngo nugira ubwoba ngo ntabwo uri buhave, ahubwo urahagwa aha hantu. Noneho uburyo byagenze rero nahise nihangana, ariko ntaranywa ayo maraso yabanje kumbwira aho ayo maraso bayakura. Arambwira ati twebwe hano wageze nta biryo turya, tariko turanywa. Ibyo tunywa icyo dusanganye nicyo uri bumwe. Ataya maraso twebwe tuguhaye tujya duhagurutsa ingabo zacu zikajya ku isi, zigatega ari amamodokari, zigatega amabisi, amatagisi, biriya bibisi binini bya Jaguari. Noneho ingabo zacu zigatangira imihanda, noneho ziriya modokari zikayoba abantu, imodokari zikagwa, abantu bagakomereka, kwa gukomereka cyane. Noneho ya maraso akareka ku butaka, twebwe tukahita tuyamanura hano. Kuko dushaka kuzagukoresha mu buryo bukomeye cyane, niyo mpamvu dushaka kugira ngo tuguhaye amaraso tugirane nawe isezerano. Nugera kuri iyo si utangiye kudukorera, ujye wicara mu modokari. Ni wicara mu modokari, noneho abantu ukatangira kuduhamagara, twebwe tuzajya dutangira imihanda, hanyuma imodokari zikora impanuka. Nizimara gukora impanuka, noneho abantu bapfe batihani, kuko nibapfa batihaniye tuzaba tumaze kubona abayoboke. Icyo twanga nuko abantu bihana. Niyo mpamvu ubona kenshi cyane naha mu isi Satani ajya agerageza kurwanya abantu kugira ngo batavuga cyane inyigisho zo kwihana. Bakunda kuvuga gusa inyigisho z'ibitangaza gusa, z'amahoro, z'imigisha, kugira ngo babandi bose bari muri ubwo butware bwo gukenera cyane imigisha n'izo nzira bakunde kumenya ko
bafite umusaruro mwinshi cyane nuko igikombe uracyakiriye igikombe mbadakinyweye maze kukinywa barambwira ati rero hari icyanditse mu buzima bwawe hari icyagize maze kunywa icyo gikombe hari uburyo natangiye kumva muri jye ubwenge butangiye guhinduka kuko no gutinyuka nari ntangiye gutinyuka arambwira ati rero ubwo urangije kunywa iki gikombe noneho tugiye kukwereka ikindi kizami iki kizamini cyo ntugishobora uraba ubaye intwari reka tuba twibutse abadukurikiye ko turi kumwe na bwana Nsengiyumva Xavier akaba ari umukristo mu itorero rya Pentecote hariya Igikondo urimo kutuganirira uburyo yakoranye n'imyuka mibi ndetse n'uburyo yagiye ikuzimu twagiye tubisezeranya abantu bakagira ngo wenda ntibyabayeho cyangwa se ntibibaho arimo kugenda duha rero ubuhamya bugiye butandukanye bw'uburyo yajyaga ikuzimu kugira ngo yagiye aca muri byinshi cyane turacyari mu gice cya mbere kijyanye n'ibyo yakoraga uvuye ku isezerano rya mbere ugiye ku isezerano rya kabiri ho byagenze bite ku isezerano rya kabiri zari inzoka eshatu mbona ahantu zirambaraye barambwira ati izo nzoka zose ugomba kuzitunga muri wowe ngiye kwitegereza mbona ni inzoka nini cyane ku buryo nabonaga zinduta ubunini uburebure bwazo ari nka metero nk'eshatu barambwira ngo uraza guhagarara nugira ubwoba uraza kugwa hano urahagarara inzoka ya mbere iraza nikugeraho uraza kwasama inzoka uyimire ishirire mu ndahagarara ndasama itonde urasama inzoka ijye mu nda yawe wabikubwiraga yarinde yari wa mukobwa tukiri kumwe inzoka iraza igiye kungeraho mbona amaso yanjye atangiye kuba manini ndasama ya nzoka iraza ibyiga imihogo irakweduka iba nka plastique numva kiguye mu nda ngo vutu kimaze kugwa mu nda inzoka ya kabiri iraza nayo nuko byagenze inzoka ya gatatu yo yaje ari tanje yaje ifite ijisho ku buryo ryacanaga kurusha itoroshi ifite umutwe urutuye wanjye ngiye kuyitegereza yongera ubwoba nayo warayimize se nayo narayimize maze kugira ubwoba ubwo ka gakobwa kahise gahamagara indi dayimoni karayibwira ngo banguka zana inkota mbona dayimoni izanye inkota kandi iyo dayimoni nabonaga yambaye ibintu bitukura gusa by'amaraso noneho ngiye kumva arambwira ngo ka gakobwa karavuga ngo wamubonye danje rero ngo araje ngo nutamiriye inzoka turagutsinda ahangaha yari ya gatatu wanze kumira nari nanze kumira ya gatatu noneho ngo aze mbo antunga ya nkota arambwira ngo ngiye kukuvanamo amaso uzadukorera uri impumyi ndamubwira nti ntuyavanemo njyewe iyi nzoka ndayimira ya nzoka uko yatumbira yazaga nari nyitumbiriye cyane kuko yari yambwiye kuyitumbira nyireba cyane ngiye mubona mu maso yanjye hahindutse ukundi kuntu mbona ndayitinyutse mbona kiraje imyuka mibi iranyinjira ubugome buranyinjira urwango ruranyinjira ishyari riranyinjira iyo nzoka rero ibiba muri jye imyuka mibi ya nzoka iba yinjiye muri jye numva imihogo irakwedutse ibaye nka plastique numva kiguye mu nda ngo vudu kikimara kugwa mu nda numva ngize imbaraga zidasanzwe numva ngize ubundi butware budasanzwe nkumva ahantu aho ariho hose nta kabuza nahikura niyo washyira ahagana wa mudayimoni asubirayo waruzanye inkota sigarana na wa mukobwa inzoka waramaze kuyimira inzoka eshatu ubwo maze kuzimira yego zirangiye ndangije kuzimira umukobwa mpa amategeko arambwira ati ubwo urangije ibizamini bikomeye ibindi tuzabigukoreshereza ku isi bandi b'iruhande rwawe bakizenguruka se wamuriro bandi b'iruhande rwanjye ubwo nabataye sinkiri kumwe nabo kuko abajyayo bose hariya hasi bamwe baba mu byiciro byabo biterwa n'ibyo umuntu yagiye gusaba ariko twongeye twibutse dukurikiye ko nta muntu umenya undi hariya nta muntu umenya undi kuko jyewe aho nageze nta muntu umenya undi kuko sinarwanya hari abatanga ubuhamya akavuga ati jye nabonyeyo runaka nabonyeyo na runaka jyewe aho nageze nta muntu umenya undi yego aho rero atangira kumpa kondisiyo arambwira ati icya mbere
amasezerano akomeye urayarangije, ayandi tuzayakoreshereza ku isi, ariko kwirinda cyane kutatumenera ibanga. Cya kabiri, tuguhaye uburyo bwo kubaho bw'amafaranga. Anyereka akantu nagiye kubona mbona ni akantu k'agati gatoya. Aho rero ngusubiriremo narindi kuko nari nagiyeyo mu buryo bw'umwuka. Babaga bakujyanye ku kiyaga, bo bari he? Bo sinigeze mbabona. Mperukana nabo tugihagaze ku kiyaga. Ukijugunya yangata naryagiye. Ubwo bo basigaye ku kiyaga. Kandi rero ubwo basigaye ku kiyaga buriya birashoboka kuko nari nyirimo gusobanurira ko mu byo bampaye ikuzimu. Icyambere bampaye agati kanganaga nk'iyi bike. Yego. Barambwira ngo uyu ni so n'inyoko. Icyo uzajya ukenera cyose mu isi. Kandi papa wabwo we ntiyaraza wagiye. Papa ubwo yasigaye mu kazi ko kuragura ari umupfumu. Papa we yasigaye mu kazi ko kuragura ntazi naho ndi, barumuna banjye ntibaza aho ndi, ari uko bimeze. None rero ka gati barambwira ngo icyo uzajya udusaba cyose tuzajya tukiguha, kandi tuzagukoresha byinshi bikomeye cyane. Noneho ka gati ndagapfumbata mu ntoke gutya. Ako gati uburyo koko nari ikuzimu, urabona uko nshidutse ngeze hahandi hejuru ku kiyaga gufata imyenda yanjye kwambariye ya myenda. Wazamutse uti yaguye hagati urazamuka umusezera. Kumusezera ntabwo nigeze musezera, amaze kumpa amabwiriza yarambwiye ati rero amabwiriza ubwo irindi bwiriza rya nyuma ryari risigaye, yari yambwiye uzajya ubona amafaranga menshi mu buryo tuzajya tugutegeka, tuzajya tuvugana nawe uri ku isi, amajwi yacu uzajya uyumva, tukuganirize, tukubwira uburyo uzajya ubona amafaranga. Binyuze muri kagati wari ufite. Binyuze muri kagati nari mfite. Bo arambwira ati uzajya ubona amafaranga, ariko itegeko rirahari niri, tuguhaye amafaranga menshi kuba umuntu ukomeye mu gihugu cya Uganda. Icya kabiri, tuguhaye kurama imyaka 10. Imyaka 10 ugatunga amazu, ugatunga amamodokari n'ibipango rugeretse n'amafaranga menshi cyane. Ariko mbere y'uko ugera kuri iryo sezerano hari ikintu tugusaba ugomba kuzadukorera. Icyambere nuko ugomba gutangira gukoresha uburyo ugera saa 6 z'ijoro ku mafaranga uzajya ubona nta n'inote y'ijana ufite. Icyo gihe hari gukoresha inote, ibiceri nabyo byari biriho muri Uganda, ariko habagaho n'inote z'ijana. Ukajya ugira saa 6 z'ijoro nta note n'imwe ufite mu mufuka. Nta note n'imwe mfite mu mufuka. N'amafaranga yabakoreza. Ubwo nabaga ubwo ngiye gutangira ikizame cyo kwisi. Ubwo ikikuzimu cyarangiye. Ubwo ndi muri mabwiriza yo kwisi, ndi mu guhabwa ngomba gukorera kwisi. Wari utarazamuka. Nari ntarazamuka kuko nari nkihanangirizwa ibyo ngomba gukora. Arambwira ati iki geretse kuri icyo, amafaranga uzajya uyarya ashire ku buryo utagomba kuraza amafaranga. Ayo isezerano nyirizina tuzayaguha ari uko maze gukata umugore wawe igihanga. Numukata igihanga. Wari wararongoye icyo gihe? Icyo gihe nari nararongoye icyo gihe, ariko bitari kurongora nyirizina. Noneho barambwira ati ikintu tugutegetse, uzafata umugore wawe umuryamishe ku gitanda, nurangiza umukata igihanga. Numara kumukata igihanga, amaraso uzayarekere mu mbehe uyatuzanire hano. Aya maraso nayo kusubira muri wa mwanya muri aya twaguhaye. Wowe imyaka 10 tuguhaye kurama uri mu isi ukora ibitangaza, dushakira abandi bayoboke. Urupfu tuguhaye n'urupfu rutunguranye. Tuzaguteza impanuka mu buryo butunguranye kugira ngo ugwe mu nzira. Noneho tureke ya maraso tugende tuyavange nayo mugore wawe. Nitumara kuyavanga nayo mugore wawe, noneho uwo tuzayaha aje kugusimbura, azakora ibitangaza birenze ibyawe, kuko azaba afite amaraso y'abantu babiri. Ubwo rero arangije arambwira ngo ugende amahoro, ugende utangire utugerageze. Nshiduka ndi ku kiyaga. Amwe uyamburiye imyenda umuntu. Nshiduka ndi hahandi niyamburiye imyenda. Babano hasize. Ubwo nukuvuga ko nahise nkanguka.
ubwo nyine ubwo kuva ikuzimu ubwo nari mvuye ubwo nyine mu buryo bw'iyerekwa ry'ikuzimu. Noneho bita nambara vuba vuba, ubwo ba bantu twajyanye bo bantaye kare, ubwo nza nirukanka kujya gushaka inzira ka gati ngafitemo. Ikintu natangiriyeho rero kugira ngo nkoreshe za mbaraga zikaze kwabaye kwisuzuma kureba ko hagati bamaye niba gafite izo mbaraga, gafite imbaraga, niba icyo nzajya nsaba nzajya ngihabwa koko. Natangiriye mu bintu byo kwitoza, nkahita nkanyuza mu kanwa nkajya mpamagara ya myuka mibi y'ikuzimu, nkuzura imbaraga zidasanzwe. Warazumvaga se koko? Narazumvaga uburyo zazaga, nageragaho nkaza kumva ikintu kizamutse kikaba gifashe mu mihogo, kuhumeka bikananira. Wari wabona umuntu warakaye? Iyo umuntu hari umuntu urakara ntavuge, nanjye niko byagendaga. Numvaga ndakaye, noneho kuvuga bikananira, gusohora ijwi bikananira, uko cya kintu kirimo kubyigana muri iki cy'umujinya ngo gisohoke. Noneho za mbaraga zigakwira amaboko, zigakwira ahantu hose. Ntangira kwitoza ibintu by'imirwano, ntangira ibintu byo guterana ibipfunsi, ku buryo iyo nuzuraga iyo myuka mibi nta muntu wampangara. Nakubitaga ingumi imwe gusa ikaziramo nk'ibiro nka 50 umuntu agatenda. Ubwo ntangira gutyo nkajya njya mu nzoga muri za bare n'ahandi tukanywa, narangiza nkanywa iz'ubuntu nkababwira nimungurire nimutangurira ndabakubita. Ntangira gutyo ya myuka mibi itangira igenda ingira iki. Abaturage se barabibonaga yuko hari ikintu kikurimo cyangwa n'ababyeyi bawe n'ababyeyi banjye barabibonaga, ku buryo iyo nahangagwaho n'iyo myuka abantu bose babonaga uburyo nahindutse, ku buryo iyo myuka iyo natangiraga mu buryo bwo kurwana nabaga nta kintu ntinya. Gusa niyo yabaga igabanutse kuri gitangiye kugabanuka, n'uwankubitaga wese ni amabuye, ni imijugujugu, na amatafari. Bari bazi ko wavuye ikuzimu cyane, barababizi bande abakubonaga n'ababyeyi babo? Nta muntu wari ubizi. None se hari umuntu nari narabiganiriye? Bari baratubwiye umuntu uzatumenera amabanga tuzamubagira ku gasozi inyama ze ziribwe n'ibisiga. Ubwo imbaraga za mbere nizo watse, nyuma yaho byagendaga bite? Nyuma yaho nakurikijeho nyine gutangira kwiba mu masoko, nkajya ntera amasoko. Noneho kagati nagakoresha, nagahamagara dayimoni, nahuha umuntu akuzura imyuka mibi mu minota nk'itatu, akaba ubwenge buragiye, nkaba nkuyemo amafaranga mu mufuka. Icyo gihe nitwazaga ibintu by'ibipapuro byinshi cyane. Noneho nakuramo amafaranga hahandi muri wa mufuka ngasubizamo ibipapuro. Ya minota itarenze 3 ya myuka yamushyiraho kuri uwo muntu. Kuri uwo muntu. None se hari abantu tujya tubona nangaha n'ahandi i Kigali, ukumva umuntu ngo bamutuburiye, uburyo niko byagenze. Yewe nuko nabikoraga. Hari uburyo baravuga abantu batubura uyu munsi wa none. Abatubura uyu munsi wa none ni imitwe cyangwa n'izo mbaraga bafite. Kuba bafite uburyo bundi babikoramo, nabwo tugeze amahirwe kubera ko nkatwe Imana yakuye aho hantu dukomeje kugenda dusenga, dusengera cyane cyane abantu bafite iyo myuka mibi. Kandi hari aho tugera mu biterane byinshi tugiye kubwiriza ubutumwa, umuntu akatubwira ati nanjye Imana ingiriye neza, nari maze gufata iyo nzira yo kwerekezayo. Hari igihe twazagira amahirwe no muri abo batubura tukagira ukizwamo, nawe akaza kuvuga imbaraga z'Imana kuri radio, abantu bakumva nawe uburyo abigenza. Yego, kuko cyane cyane ngewe mvuga ibyambayeho, ntabwo nashaka kwinjira mu mateka y'abandi cyane. Utangira kuzura n'imbaraga zo kurwana no kwamburana amafaranga. Muri uko kuzura rero izo mbaraga n'iyo myuka, dayimoni kagati amajwi yatangiraga kunyongorera ya dayimoni yabaga muri kariya gati, ati nturenze iminota runaka, nuramuka uyirengeje ya myuka bateye ikabavaho, baraza kukwica. Ubwo nirwanagaho kutarenza iminota nk'itatu. Iyo dayimoni mwaravuganaga ukumva ijwi cyangwa? Rwose tuganira neza nk'uko waganira n'umuntu. Uyireba se? Ntabwo nayirebaga, yari mu gati, ntabwo nayirebaga, naganiraga nayo nyine yo nagakoresha. Reka twihute kugeza kutubwira ako gati naho kaje kujya n'uburyo waje gukizwa, urakomeza. Uburyo noneho ubwo ni uburyo nyirimo bwa mbere bw'icyiciro cya mbere.
ntangira kugenda niba mu masoko. niyo y'amafaranga bari baragusezeranyije se? Amafaranga ubwo bansezeranyije nyirizina sindayageraho, kuko kuyageraho nyirizina byansabaga kubanza kwica umugore wanjye nkamuca igihanga. Umugore wawe icyo gihe warataga mukaryamana muri kumwe atazi ko gikuzimu? Atazi ko gikuzimu. Noneho ikindi nanone gatoya nsa nk'umuntu wari wasimbutse, bari baranyemereye amafaranga ariko barambwira ati cyakabiri uzarinda usaza nta rubyaro, uzatunga amafaranga ube miliyoneri ariko amafaranga yawe azapfa aribwe n'abandi. Ndetse ubwo inyungu wari ufite munize ko ibyo bintu bitagufitiye? Inyungu nari mfitemo cyane cyane dore ko abantu bajya mu bintu bakishora batazi ingaruka zayo. Mbere yuko ukora ikintu banza utekereze ingaruka z'icyo kintu, kuko hari igihe utekereza inyungu gusa ntutekereze ingaruka bikazakuviramo igihombo. Noneho jewe kubera ko nari nkeneye amafaranga, numvaga nta muntu ushobora kugira amafaranga ngo areke kubyara, numvaga nashakisha impande zose, kuko iyo umuntu akiri mu byaha yemerewe no gusambana akazashakisha. Nuko birakomeza rero. Ubwo rero biba birakomeje, mbaho ndi ikihebe, papa mama umuryango wanjye bose bakabona uburyo nteye, byarabayobeye. Mbese ndi umuntu utasanzwe, ninde warwanye ku cyaro. Papa we yari umupfumu, papa we yatangaga imiti, yakwitishaga none nkuba. Icyo gihe yari afite imbaraga zirenze izawe? Papa ntabwo yari afite imbaraga zirenze izanjye, kubera ko nari mfite imbaraga za papa n'iz'abandi bapfumu bageretse. No mu mbaraga za Satani hari imbaraga zirya izindi noneho. Yewe nari narigereyeyo nyirizina. Nari narigereyeyo nyirizina. Urumva papa sinzi neza niba nawe yari yaragezeyo, gusa amahirwe make nagize nuko maze gukizwa nsubiyeyo kubwiriza papa ubutumwa bwiza, yanga kwihana, yanze kwihana aza gupfa. Tuzahagera nawe, tuzahagera kuzajya nkamwicaza nkamusobanuza neza. Tuzahagera, banza dukomereze etape kuri etape, step by step. Nuko noneho none rero uburyo ntangira kubukoresha gutyo nkajya mbona amafaranga. Mu buryo nabonaga amafaranga rero bantegekaga kurya nkararanyamaza. Naryaga ibiryo by'abantu nka 20 nkabirangije, nkariraho ihene yose nkayimara, narangiza nkanyweraho nk'amakesi 6 y'inzoga kandi nkumva mu nda nta kintu kirimo. Hari abantu tujya twumva rero bajya barya ibiryo byinshi ukumva baranabitegera, burya baba bafite izindi mbaraga zikomoka muri ntabwo ari bo. Hanyuma aho muri ubwo gushakisha cyane nyine ngenda hirya no hino shaka amafaranga nkayarya akararashize, nkajya mu ndaya nkanywa bikarangirira aho ngaho, no kuyakoresha cyane cyane kuko bari barambwiye ati uzajya uyakoreshamo n'ibikorwa by'urukundo, nukora cyane ibikorwa by'urukundo uzatuzanira abayoboke bazajya bagukunda. Ibikorwa byari nk'ibi wakoraga? Ibikorwa by'urukundo ni ugufasha abantu, kabaha amafaranga, umuntu ukamugurira umwenda, ukamwubakira, ukajya gutya ku buryo gukumbura cyane. Urabona rero Satani nawe ni umunyamayeri. Mu Mana Yesu Kristo yaravuze ngo ikizamenyekanisha ko muri abigishwa abantu nuko mukundana, kandi Kristo adutegeka ibikorwa by'urukundo byo gukundana. Kandi iyo umuntu wakunze umuntu nk'ubu, urugero nk'ubu mu by'ukuri urabona ubu twabaye inshuti cyane, tuhuye akubwira ati umukozi w'Imana waranejeje, kiriya gihe wenda twabonaniraga ibunaka, fata 50 cyangwa 100 ugenda ukemura akabazo. Icyo gihe mba mbaye inshuti yawe. Icyo gihe nangira rero utangira kugenda unyiyegereza, kumva ko nanakurangira mu by'ukuri n'inzira wanyuramo kugira ngo nawe ubone amafaranga. Niyo nzira kenshi Satani yakundaga gukoresha kugira ngo abone abayoboke, kuko iyo umuntu yamaraga kumenyera ukabona mubaye inshuti nta kigucika, wahitaga umubwira tuzaze nkujyane ureba ahantu tuba twagiye n'ahantu dukura amafaranga. Uwo wamumanura muri ubwo buryo nawe akagenda muri systeme ye agahabwa ize mbaraga, ubwo ukabura mujyanye ukabura mu birinduye. Ni ukuvuga ko rero mu Mana naho Satani ajya yigana ko abantu bakora ibikorwa by'urukundo, niyo mpamvu ubona azamura cyane imyuka mibi guteza abantu kugira ngo bagire ubugugu be kugira urukundo. We akunda akora ibikorwa by'urukundo bamuyoboke, abandi urukundo ruhagarare. Akenshi ibyo Satani ajya akunda kubikoresha. Nuko rero utangira kujya urya
ihene yose, ihene nkayirya nkayirangiza. nyuma yo hakurikiye iki? Nyuma y'ibyo ngibyo natangiye kugira amafaranga, ntangira kugenda nyaraza. Bari barabikubujije? Bari barabimbujije. Reka nkubwire ingorane nagize. Nangiye kuraza amafaranga, batangiye kujya banga baha ibitero. Ngashiduka naguye mu mpanuka, ngashiduka nakubiswe umutwe bawusatu kubera kuraza amafaranga. Ntangira kugira inguma, abantu bakankubita, sinasibaga kuri polisi. Tugiye mu bintu by'imanza, zambaraga zasaga nkaho zitangiye kugenda zigabanuka, kuko isezerano nari nagiye kugenda byica. Ariko uburyo nagendaga byica, ahubwo nkumva n'irindi jwi rigenda rimpamagara ngo ariko sengiyumva ngo wakijijwe. Gukizwa ntazi ibyo ari byo. Noneho ryajwi rimbwira ngo wakijijwe ukamenya Imana, rikajya rimbuza amahoro. Noneho n'ayandi majwi waryumviraga ese ko wari umupagani iwanyu ari abarozi? Waryumviraga he? Burya Imana igushaka ntaho itavugira. Ahantu hose nta hantu ngo no mu ijoro ry'umukara n'agashishi k'umukara, aho ngaho Imana irakabona. Sinzi uburyo neza wenda aya nacyo badukurikiye basomye bire barabyumva. Bakunda gusoma Bibiliya cyane, kuko hari amasomo ntabashije gutegura cyane, ariko nkuko dukomeje kubana yego tuzayagarukaho cyane, nta kibazo tuzajya tuyagarukaho cyane. Nta hantu rero Imana itabonera umuntu, niyo waba uri hehe, niyo waba uri mu mwijima. Utangira kurotana, byakomeje gute? Uko byakomeje rero, amafaranga natangiye uburyo bwo gukora, nshaka ubucuruzi bwo gushakisha imibereho. Noneho nza kugira umutima umbwira ati ibintu wagiyemo, washatse amafaranga ugacuruza ukabaho neza mu buzima bwiza butari ubwo kwambura abantu no kwica no gutera, kugaba ibitero ku bantu, kubatera imyuka mibi warangiza ukabambura. Ko hari abantu najyagwa ngwaho rimwe na rimwe njyanye nk'inkota, nubwo ntabicaga, ariko nazibereka nkababwira ati mumpa amafaranga. Muri uko kubabwira nti mumpa amafaranga rero, na ya myuka mibi ndiho n'ukuntu nabaga ndeba, hari uburyo nuzuraga imyuka, ngatangira kugenda mbese ndekura imyuka ukagira ngo ni ikamyo igeze ku musozi. Hari uburyo narekuraga imyuka, abantu bagatinya, bakavuga wagira ngo ni rumoro kiri ku musozi zamuka. Ubwo rero nkaba ntangiye kugara gutya, abantu bakabona uburyo nkanuye n'uburyo nabaye nk'igisimba, abantu bakampa amafaranga kugira ngo barebe ko nabava imbere. Ubwo rero aho niho nari ngeze mu gihe cyo kugira ngo. Wari ukibitse kagakoni se? Kagakoni nari ngafite. Wakabikaga ese watahaga? Umugore ntiyakabonaga? Reka da, akagakoni nakajyanaga mu ntuza mu ikabutura imbere, ku buryo ahantu kabagaho ahantu nakadodeye mu ikabutura imbere. Iyo umugore ajyaga kuyifurasa yariho imashini, twafunguraga imashini nkagakuramo ikabutura nkayifura. Ubwo rero ngeze mu gihe cyo kuva Uganda kwinjira mu Rwanda. Wari ugikora ibyo bintu? Nkikora ibyo. Abadukurikira telefone ni 10 turaje mu kanya gato cyane, namwe tubahe ijambo. Niba hari icyo mwabaza Xavier rwose muze kugira byinshi mugenda mumubaza, ngira ngo wenda Xavier turaza gukora igice cya mbere, igice cya kabiri nacyo tuzakigarukaho kugira ngo n'abadukurikiye tuze kubaha umwanya bagira ibyo bakubaza. Wari ukiri Uganda ushaka kwinjira mu Rwanda? Uburyo ninjiye mu Rwanda rero, ninjiye mu Rwanda nsa nk'umuntu bibayeho mu buryo buntunguye, sinari nabipanze, n'ibintu byanjemo gusa kuza gukorera mu Rwanda. Naho Imana yo kuko yatumenye kera tutarabisoro mu nda y'abamama, yari imfiteho umugambi cyane cyane ko kera nkiri umupagane nigeze kurota inzozi, nza kurota inzozi mbona neretswe ndi mu gihugu kindi kitari cya Uganda. Ngiye kubona mbona mbonekewe na Yesu. Noneho mbona mpagaze imbere, arambaza ngo uraho wamukirewe. Numva ngize ubwoba. Arangije arambwira ngo wa mugabo we, ngo iki gihugu ngo ugiye kujyamo ngo nkugize umuntu w'umukire ukomeye cyane. Nahise ngira ubwoba, njya kubisobanuza abamansera. Ahantu nigeze no kuba mu kimasera, mba mu kigo ahantu nasaga nk'uwigira, ariko iki gihe ukiri umupagani. Nari nkiri umupagani. Ndababwira ninagushije cyane,
ishyano rya mbere nagushije neretswe Yesu, neretswe Yesu. kandi hano mutubwira ko ibonekerwa rizima ari ukubonekerwa na Bikira Mariya. none ubwo nabonekewe n'umuhungu we nta kibazo nzagira. barambwira ati umubikira nabajije yarambwiye ati uriya mubyeyi wacu Mariya iyo akubonekeye uba ufite amahirwe menshi, ariko noneho kuva uriya muhungu we akubonekeye ntacyo bitwaye, uriya ni umuhungu we kandi barakorana. nuwe wumvira ibyo agutegetse uzagira umugisha. ako kantu rero kakajya kambama wongeze hose nkajya numva ko Yezu azampa umugisha. gusa rero reka ngaruke kuri iki gice cyo kwinjira mu Rwanda, yego, kuko nari ntangiye kugwiza amafaranga ariko yambura abantu, ariko nyambura abantu. hari igihe nateraga nk'inzu nk'abantu, inzu nkazinjira zikinze, nanyuze nko mu mabati hejuru. oya abantu hatubwire, wageze aho ugira imbaraga zishobora kuba zanyura hejuru y'inzu cyangwa zikinjira mu nzu cyangwa zigakora nk'amaji, warazigize nazo? nageze aho ngira nyine izo mbaraga, ku buryo iyo nashakaga nko kwiba nk'umuntu ukomeye cyane nzi ufite amafaranga menshi, hari uburyo urabona abakire benshi bakunda kugira amatanke y'amazi ku mazu. hari uburyo nacungaga urwo rugo batahari, nkurira hejuru y'itanke y'amazi nkagera ku mabati. uburyo nageraga ku mabati rero nakuragamo imishumari nk'ibati rimwe, noneho rya bati nkabona umwanya uringaniye no muri saro, nko ku meza muri saro. iyo namanukaga rero nagwaga kuri ayo meza. ni ukuvuga ko iyo nagwaga ku meza muri saro, nubwo hari kera se nk'inzu zabaga zirimo parafo cyangwa zirimo amadari ya kera, wacaga he? akenshi izo nzu z'amadari zari zitarabaho cyane, cyane cyane urabona nko mu mazu, cyane cyane yo mu biturage. ntibyabaga kuko uranakuze kukubona, yego, urabona ko imyaka iri hejuru. hari inzu barubakaga gusa, urabona iterambere ryo gushyiramo amadari nk'aha ryari ritaraza. yego, bo nkahita ngwa ku meza muri saro. urabona hari wenda sinamenya ku buryo abantu iyo bamaze gukinga buri umuntu agira aho abika urufunguzo n'undi agira aho abika urufunguzo, ariko akenshi ingo nyinshi usanga imfunguzo bazibika muri saro ku meza iyo barangije gukinga. hari igihe rero namanukaga gutyo nkahita mfata urufunguzo nkahita nikingurira televiziyo ndabihitanye, cyangwa ibintu byo muri saro ugakingura utese. za mfunguzo nizo nakoreshaga zabo nyirizina. hari igihe namanukaga gutyo nkahita nzisanga ku meza. muri kwa kuzisanga ku meza rero nkahita nkingura urugi, namara gukingura urugi nkahita ntwara ibyo mbonye muri saro. ntibakumve se? ntabwo babashaga kunyumva kuko nari mfite ka gati nagakoreshaga mu buryo. ni ukuvuga ngo n'uyu munsi none tujya duhura ukumva ngo banyibye binjiye mu nzu batwara ibintu byose, sinamenye bwagiye gucya, mbona inzu ikinguye, sinamenye uburyo binjiye. kandi rimwe na rimwe hari uburyo asanga inzu ikinguye nta buye bakubise, nta gatarina bakubise. ibyo rero iyo uri umuntu udasenga Imana ngo iguhishurire, iguhe viziyo, iguhe iyerekwa, ikwereka ibiri imbere yawe. njya nkunda, hari icyigisho njya nkunda kugira umukozi w'Imana, icyigisho gifite intego ivuga guhumuka amaso y'umwuka. iyo umuntu yahumutse hari imbibi turenga, hari ibyo umuntu areba abandi bantu batareba. iyo wahumutse hari n'igihe umuntu ashobora kwinjira gutya, noneho ukumva muri wowe hari ikintu kigushituye, noneho wajya kuva aho hantu muri ako ka mwanya. reka iminota irimo kwirukanka cyane. ugeze mu Rwanda, uburyo naje mu Rwanda rero, wazanye n'umugore wawe? ntabwo nigeze nzana n'umugore. waje abizi se? ntabwo naje abizi. n'imiryango ntari ibizi? n'imiryango ntabwo yari ibizi. nta nubwo wari warageze mu Rwanda? gusa uburyo naje, navuye mu cyaro mpita nikoze Kampala. Kampala nahamaze nk'icyumweru kimwe, mpita ninjira mu Rwanda 1995 intambara irangiye. nza ndi umwe mu bashoramari. intanga
wari ufite ikiza wari ufite ikiza wari uzanye iki abandi bazana ikawa abandi bazana amafaranga wowe wari uzanye iki ikintu naje nitwaje urabona ko nari ntangiye kugira n'udufaranga ikuzimu baje gukora inama baravuga ati uyu mugabo ko atangiye kuraza amafaranga tumwice inama bayikoze baravuga ati rero mumureke kuko twamuhaye kurama imyaka 10 wabibwiwe n'iki ko bayikoze wabibwiwe n'iki ko bayikoze ikuzimu barampamagaye ari telefone zari ufite telefone yari iyo karako gati muzumva ubuhamya bw'abantu benshi Imana yagiye ikorera ibintu by'ibitangaza hari umuntu ushobora kugira ikiganza akajya yitabira mu kiganza ariho abadayimoni bibera undi akitabira ahandi hantu kandi hari n'igihe nigeze kumva hari umuntu wigeze gutanga n'ubuhamya n'abantu hamwe sibye ko ntakimwibuka izina ariko ndumva abakurikiye iyi radio kubera ko abari benshi cyane ko nanjye bazadufasha niba barimo kukubaza byinshi cyane ahubwo mu kanya unyemerere gira vuba kugira ngo byibura tuze gusiga iminota twakira kuri telefone y'ibyo bakubaza igice cya kabiri cy'uburyo waje gukizwa cyo turagitegura undi munsi yego none muri ubwo buryo ubuje mu Rwanda nk'umushoramari mbaje mu Rwanda uburyo naje wagiraga pasiporo se wagiraga resepase kiriya gihe nta pasiporo yari iriho nuko gira gusa warambukaga gusa ukaza cyokora hari uburyo najemo bwa mbere nko kuza gutata nk'ahantu ngiye gukorera naje ku ikamyo nzanzanye n'abantu baje basa nkaho batahutse b'abanyarwanda baje rero dutungukira za Nyagatare iyo ngiyo bamwe bafata y'amasambu barambwira ati nawe fata isambu muri za Gahini ugifite agati kawe ngifite agati kanjye ngenda babwira ni ntabwo iby'amasambu ari byo binzanye mu Rwanda ko gene nshakaga kwigira mu murwa ko numvaga ko mu murwa ariho hari faranga ubwo ngo bamare gufata ayo masambu dushaka undi munsi dutega amamodokari yari ahari akomeza aza turazana tugira i Kigali tumare kugera i Kigali natungukiye ahantu bita hariya ku Muhima urabona uzamuka hariya hafi y'isoko mu Njamena uzamutse ku isoko aho ngaho ku muryango w'aha haruguru atari kwa Rubangura yego abantu benshi baranzi kuko nari mpafite iduka wararari tutangira gucuruza bitanangira gucuruza kuko nasubiragayo ngatuma amafarini gatuma amasukari n'ubuto muri ubwo buryo ntangira gucuruza ngo ntangire gucuruza rero amafaranga atangira kugenda gwira nza kwimuka ku Muhima nza gutura igikondo ntuye igikondo rero ntangira ibintu cyane hari bene wacu bajyaga hari inshuti zanjye zajyaga zikunda kuva Uganda zigasanga mfite ku gafaranga zikambaza wabigezeho ute nkababwira ni mugende mushaka abantu bafite amafaranga muzane dukore mbere ku mwuga dukora wacuruzaga icyo gihe twakoze ibintu bya maprangerie y'imigati tukajya tuzana ubu twaryaga imigati yavuye ikuzimu hano reka masobanure gato kuko hari ibintu bijya bicanganyikisha abantu cyane hari igihe umuntu aba yaragiye ikuzimu yava ikuzimu akubaka uruganda sinshaka kuvuga ko abantu bose bafite inganda muri iki gihugu cyangwa mu kindi bose bagikuzimu aho munyumve neza hari igihe umuntu akora uruganda nk'uko nanjye narindi ufite ariko kondisiyo z'urwo ruganda zose zaraturutse kuzimu zigasaba ko hari ibintu ugakoresha abakozi batazi amafaranga aturuka ugakodesha nyine inzu batazi amafaranga umwishyura aturuka noneho kondisiyo z'urwo ruganda ari jyewe nyiri uruganda nduzi ubizi yego noneho urwo ruganda umugati uzavamo jya nkunda kubibwira cyane urabona ko kubibwira abantu cyane urabona ko hari igihe ubona tugeramo ugasanga abantu umuntu yahuye n'ibibazo uburwayi budakira ibyorezo ingorane inyatsi hari ibintu bimwe tujya twakira nitubisengere mu izina rya Yesu tutazi ahantu bikomoka byaturutse none uwo mugati
wawuryagaho wese yatangiraga kugira intege nke n'umurokore wawuriye hadasenze akazamo intege nke agatangira kuyongobera mu bugingo wari uhagaze agatangira kugenda asayisha kugira ngo yamyuke nuko utangiye gukora uruganda igikondo uruganda rero uburyo narukoze wari ufite imigati yitwa ngo iki nari mfite imigati iriya ya penkupe neri ya migati izengurutse gutya hagati impande n'impande y'ibizero hari za gato ndetse wavuye Uganda uzi gukora imigati cyangwa no wabyigina uburyo nabyize rero hari abandi bahungu nahamagaje muri Uganda noneho bo baza bafite amafaranga noneho twigira akantu k'akamina ngo tumare kwigira akantu k'akamina dukora uruganda hari igikondo kuri nyenyeri kuri ya gatanu tumaze gukora urwo ruganda dutangira gucuruza ibintu by'imigati amasoko menshi twari tuyafite uwaryaga ku mugati wacu twari dufite isoko rikomeye cyane twarakoraga cyane twaracuruzaga cyane ku buryo buhanitse cyane ku buryo abantu bose batwitaho none se abo bantu mwakoranaga bari baza aho ujya abantu twakoranaga ntabwo bari baza aho njya ahubwo jyewe wari uhazi ni jyewe wajyaga nk'uko umuntu wavuga nk'umuntu w'Imana agira umunsi tigiye gusengera ibyanjye none se icyo nibaza ako gati hari icyo kagufashaga mu bucuruzi bwawe mu kubona abakiriya ako gati hari icyo kamfashaga mu bucuruzi bwanjye kuko iyo nakoraga imigati yose nagashyiraga munsi hari shitingi twajyaga dusasa tugashyiraho imigati ubwo njyewe nagashyiraga muri iyo migati batabizi na bagenzi banjye upakira wese icyo gihe wenda none twageze Kigali ngo tukiri Uganda umwe twakubwira ko wagiye mu irimbi hamwe wagiye mu kiyaga turi Kigali igikondo exactly ni hehe wakoraga imigati igikondo urabona uzamutse hari aho bita kuri nyenyeri yego noneho renga gatoya kuri nyenyeri wigira imbere ujya ku rya gatanu none hari umuhanda usa nkucamo hagati hari n'itaje hari cyane hari banki yitwa Agaseke kuri urwo ruhande hari aho twari twarakodesheje inzu ahantu twakoreraga ibintu by'imigati yego ariko mbere yuko dukora imigati yacu nyirizina twabanje gukorera umufande witwa Kananga we akajya duha ikiraka nawe akajya tumukorera imigati abandi bakajya bajya kuyicuruza noneho aho ngaho tumaze kutangira kuba abasiye bo gukora imigati dushinga urwacu uruganda aho rero niho twakoraga iyo migati muri ubwo buryo tukayicuruza ariko dukoresha imbaraga z'abadayimoni mu buryo bw'amafaranga twari dufite amafaranga ku buryo twagezeho no mu rwego tukomera cyane tugera no mu rwego rwo kuba twanatunga n'imodokari zajya muri migati urumva yari amafaranga rero avuye muri ibyo bigerwamo noneho hari wenda nitugera ku bindi bice nzagenda nkubwira uburyo icyo gihe wari utarakizwa nabwo hari mu mwaka wagiye ki za 1997 na 7 96 gutyo kuko 97 nta mugore mwari kumwe mu Rwanda ntaki nageze mu Rwanda shaka undi mugore niwe mu kibano uyu munsi wa none uwo niwe turi kumwe arabizi ubuzima nanyuzemo hari n'ibigirwamana we aziho kuko hari ibyo nari narakize mu nzi wanyu mwahuye nawe atarakizwa uyu munsi wa none arakijwe se uyu munsi wa none arakijwe we yamatiraga gukizwa donye n'ibintu nakoraga bibi kubera ko yabonaga nkoresha imyuka mibi cyane kandi hari igihe namwigeraga cyane shaka gukata cya gihanga ariko ntarakigeraho kuko wibuke ko bari baransabye igihanga bati muzaduha igihanga cy'umugore wawe waramukundaga umugore wawe umugore wanjye mu by'ukuri njya mbisobanura cyane iyo ndi mu ivugabutumwa abantu n'iki cyabaye mu Rwanda mu 94 cy'umuntu kwica mugenzi we akica umugore we barabyaranye ntabwo ari bo ni ya myuka mibi izamuka igatera abantu ku buryo yamara kwinjira abantu umuntu agakora ibikorwa bibi niyo mpamvu ubonana n'uyu munsi hatabayeho gusenga Imana iyo myuka mibi iracyakurikirana abantu ku buryo umuntu atinyuka agafata inkota akica uwamureze akica umwana we tubyumva cyane muri ubwo buryo wenda sinzi ubu mfite ikibazo cyane muri kuduhamagara niba
iki gice cya mbere tutaba tugihagarikiye ahangaha uri Gikondo utangiye gukora imigati tukajyana kuri telefone bakagira ibyo bakubaza noneho tukazasubukura igice cya kabiri tugasubukura igice cya kabiri tukababwira uburyo Imana yaduhamagaye n'uburyo ayo mafaranga y'ikuzimu yagiye yego aho niho nshaka inzoka zatuvuyemo kuko Yesu wari uri mu Rwanda ugifite inzoka mu nda nkifite inzoka mu nda na ya maraso mu nda ku buryo maze kwakira Yesu inaha yambwiye ko atazankoresha aho haretse aho ngaho tuzagavuga Savire reka tugushimire n'igice cya mbere tuzashyira igice cya kabiri ubutaha Imana ikugirire neza cyane 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 Imana ikugirire